turabasuhuza kandi tubaha ikaze kuri Philohope, twizere yuko muri amahoro aho muri kuko ibyo nibyo tubifuriza. Umutwe w'umuntu si uwo kwikorera, si uwo kuzuzamo ibibonetse ibyo ari byo byose, si uwo gupakiramo ibintu byose umuntu ahuye nabyo, ibintu byose umuntu yakiriye, ibintu byose bije bimusanga. Ntabwo ari cyo umutwe wagenewe, nta nubwo ari cyo umutwe ugomba kuba ukora. Umutwe w'umuntu ufite ububiko bw'amakuru bungana na ibyo bita gigabyte zigera kuri 2.5 miliyoni. Gigabyte ni ukuvuga ngo ni ububiko, ni kapasite ubwonko bwawe bushobora kubika, y'ibintu bushobora kubika. Ntabwo ububiko bwose buba bungana, hari ububiko buba ari buto bushobora kujyamo ibintu bike, hari n'ububa bushobora kujyamo ibintu byinshi. Ubwonko bw'umuntu bubika gigabyte zigera kuri 2.5 miliyoni. Aho tuvuga ko ni nk'amakuru bubika, ni nk'ibintu bubika. Ntabwo ari ikintu kidasanzwe uyu munsi kubona smartphones zimwe zifite ibyo bita gigabyte 16 cyangwa se 64 cyangwa se 128 n'urugero. Ibyo ni ukuvuga ngo ni memory cyangwa se ni memory capacity, ni ukuvuga ngo ni capacity y'ibintu telefone ishobora kubika. Murabizi yuko ari igihe ushyiramo ibintu byinshi, cyane cyane nk'abantu bakunze gufata amafoto, bikagera ahantu igatangira kukwereka ko kapasite yuzuye. Ibyo ni ukuvuga ngo bijyana na giga iyo telefone yawe ifite. Ni ukuvuga ngo hari umubare runaka udashobora kurenza w'ibintu wa information uha ya telefone yawe. N'ubwonko nabwo nuko bumeze, ariko mwumve ko ubwonko noneho bwo bubika byinshi cyane kurusha n'izo telefone twavuze. Niba ubwonko bw'umuntu bufite ubushobozi bwo kubika amakuru arenga ibihumbi n'ibihumbi n'ibihumbi, kubera icyo umuntu yumva inkuru imwe mbi cyangwa avugwaho ibintu bibi bikamuhungabanya, bikaba byanamuviramo indwara zo mu mitekerereze, amarangamutima n'ibindi. Dutange urugero rw'amagi. Ugiye guteka umureti w'amagi 5 ukayamena kuva ku rya mbere kugeza ku rya 4 yose ari mazima, wagera ku rya 5 ugasanga ryapfuye, ntabwo urivanga n'andi kuko n'ayandi yose asigaye yakwangirika. Urundi rugero, iyo ufite litiro 2 z'amata uzirinda umwanda uwo ari wo wose ko wajyamo. Hagiyemo utwondo duke uhita uyareka, urayamena. Ikindi, iyo utetse nk'icyayi kikabira hanyuma nk'inyenzi zikagwamo, ntabwo waba ukinyoye cya cyayi, kuko uramutse unakinyoye cyagutera ibibazo, urakimena. Ubwonko nabwo niko bumeze. Ubwonko buri connected n'icyo bita umutima. Iyo havuzwe amarangamutima ntabwo haba havuzwe wa mutima w'inyama, oya, ntabwo ari ibintu biva muri wa mutima w'inyama cyangwa se rwa rugingo twita umutima, oya. Rwa rugingo hari n'umuntu nzi utunzwe n'imashini, ni ukuvuga ngo nirukora bakoresha imashini. Hari imashini bamushizemo mu gihugu cy'Ubudage, niyo ituma ahumeka, niyo ituma avuga, niyo ituma akora iki. Iyo bavuga amarangamutima, mu yandi magambo bavuga imitekerereze yawe, kuko biri mu bwonko. Iyo warwaye umutima uyu nguyu usanzwe, biturutse ku makuru mabi wumvise cyangwa ku magambo mabi wabwiwe, ntabwo ari umutima uba wabyakiriye, biba byakiriwe n'ubwonko bukananirwa kubyihanganira, ingaruka zabyo zikagera no ku mutima. Nibwo wumva ngo umuntu yarwaye umutima, yarwaye indwara y'umutima, ariko byaturutse kuki? Byaturutse mu bwonko. Kandi ibyo ntabwo bigarukira ku mutima gusa, bishobora no kugera ku bindi bice by'umubiri. Hari abo usanga byabagizeho ingaruka ku ruhu, hari abo usanga byabagizeho ingaruka ku gifu. Ni ibintu bitandukanye, ariko byose biba byaturutse hehe? Muri ya marangamutima yagize ikibazo, yarwaye. Ubwonko bwawe bufite ubushobozi bwo kwikorera ibyiza, ibintu byiza, amagambo meza, amakuru meza, ibintu byiza ibihumbi n'ibihumbi, ariko ntabwo bufite ubushobozi bwo kwikorera ibibi bingana gutyo. Icyo kintu ndagira ngo kimenyekane. Mu modoka ushobora kubikamo impapuro 5,000. Impapuro izi zisanzwe murazibona, amapapiye asanzwe, papers zisanzwe, ariko ntabwo wabikamo ibibuye 5 binini cyane, kimwe gipima ibiro 200. Uretse no kuba bitakwirwamo, bishobora kurangira byangije ya modoka yawe, ndavuga nk'ivatiri ntoya, bishobora kurangira biyangije, kuko
yikoreye ibiro birengeje ubushobozi ifite. Murumva ko ya mabuye ni 5 yonyine. Ateye ikibazo ya modoka. Mu gihe washyizemo impapuro 5,000 ntibitera ikibazo. N'ibindi bisa gutyo. Umutima ukwiye kuwubikamo ibyiza byinshi, ibyiza gusa. Ibibi ugomba kubirinda umutima wawe, kuko iyo bije birawutsikamira cyane, bikawugirira nabi. Dushingiye kuri rwa rugero twatanze rw'amagi, amata n'icyayi, nubwo waba warabitse amakuru meza arenga 10,000 mu bwonko bwawe, nushyiramo inkuru imwe mbi ukayiha ibyicaro, izangiza za nkuru nziza zindi yasanzemo. Mu yandi magambo, ntabwo uzishimira za zindi nziza ufite. Hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Ese wakwirinda kumva amagambo akomeretsa? Ese birashoboka ko wakwirinda kumva amakuru mabi? Ese birashoboka ko wakwirinda kumva inkuru ziteye ubwoba? Igisubizo ni oya. Niba ufite amatwi yumva uzabyumva, wabishaka utabishaka uzabyumva. Niba ufite amaso mazima uzabibona. Niba ufite intoki nzima zikora uzabyumvisha intoki zawe. Niki uzirinda rero kandi ufitiye ubushobozi? Ushobora kwemera ko inyoni kwitumaho, ariko ntabwo uzemera kwikwarikaho. Umaze gukoropa hanze mu mbuga, inyoni yaca hejuru ikituma handi wakoropye. Nta kindi wabikoraho bitari ukongera ugakuraho wa mwanda ko niho warekera. Ariko icyo utazemera, ntabwo uzemera ko zimanuka zitangire kubaka ibyari byazo aho ngaho. Ntabwo ibyo bizakunda. Ntabwo izamanuka itangire kubaka icyari cyayo aho ngaho, kuko si cyo hagenewe. Ni imbuga yawe ugomba kunyuraho, abana bashobora gukiniraho, abantu bashobora kwicaramo, ibintu nk'ibyo, aho ushobora se guparika imodoka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo rero uzemera ko hari ikindi kintu iza kwarika icyari cyayo aho ngaho. Nawe ubwonko bwawe buzakira ayo makuru mabi, buzakira amagambo mabi, cyangwa se n'ibindi bikorwa by'ubuhemu bizinjira, ariko ntuzabihe ibyicaro muri wowe. Ushobora kwinjiza umuntu iwawe, ariko ukamuha icyicaro, ukamubwira uti oya, wenda nasanze ibyo nibwiraga yuko bikuzanye ndabona atari byo, subirayo. N'urugero, ushobora kudaha umuntu icyicaro iwawe. Ashobora no kuza akanakomanga gusa ukamurebera mu idirishya ntumufungurire. N'urugero rero, ntuzafate umwanya wo kubitindaho ibibi. Ndavuga ibibi, wo kubitindaho no kubivugaho cyane no kubitindaho, kuko iyo urimo kubitindaho ubyongerera uburemere muri wowe, kandi icyo uba urimo gukora uba usa n'umurimo kuhira ibimera, uba usa n'umuntu urimo kwenyegeza umuriro, inkwi, gukomeza gushyiramo inkwi mu muriro ugakomeza ukaka. Birangira rero ari wowe bigiriye nabi. Uwabiteye we yigaramiye. Hari n'ubwo wa wundi wabiteye yashimishwa no kubona ibyo yari akugambiriyeho abigezeho. Hari uwavuze ngo uri CEO, you are the CEO of your life. Uri umuyobozi mukuru w'ikigo cyawe cyitwa ubuzima bwawe. Umuyobozi mukuru w'ikigo, umudeje w'ikigo, afite ububasha bwo gutanga akazi, afite n'ububasha bwo kwirukana abakozi. Mu mutima wawe rero, cyangwa se mu bwonko bwawe, ufite ububasha bwo guhamo umuntu ibyicaro, nk'uko ufite n'ububasha bwo kutamuhamo ibyiciro. Ufite n'ububasha bwo gukuramo wari ufitemo ibyiciro, akavamo ukamuhagurutsa akagenda, ukanamwirukana muri wowe. Ufite ububasha bwo kwirukanamo mu bwonko bwawe, mu mutima wawe, ibyo udashaka ko bibamo. Ufite ububasha bwo gusimbuza bimwe mu bikoresho ukoresha mu kazi ugashyiramo ibindi byiza. No mu bwonko ni uko. Ntuzemere ko ibibi biganza amarangamutima yawe. Ntuzemere ko umuntu mubi, umugome, umugizi wa nabi atuma udasinzira kubera amagambo mabi yakuvuzeho. Ushobora gukoresha ubu buryo butatu kugira ngo wikureho ibyo bintu, wikureho abo bantu. Uburyo bwa mbere, byirukane muri wowe, uvuga uti nta mwanya ufite mu mutima wanjye, nta mwanya ufite mu bwonko bwanjye. Sohoka nonaha, hanyuma uhite uhindura imitekerereze yawe. Urirukana iki? Ya magambo mabi. Urirukana iki? Bya bintu, ya nkuru mbi wumvisha. Urirukana iki? Wa muntu mubi watangiye kwinjiramo muri wowe. Icya kabiri wakora, kora ibihabanye n'ibyo wumvise, cyangwa ukora ibindi bintu bigushimisha, cyangwa uvugane n'umuntu usanzwe
uvugana nawe akakunezeza, akanezeza umutima wawe. Niwumva kandi bisa n'ibyakomeje, bibwire umujyanama wawe cyangwa se umupsikologi cyangwa umusayikologisite. Icya gatatu, ibyo byose nubikora bikananirana, bisengere, bwira Imana ibyigize kure yawe iguha amahoro. Ariko ubundi ubusanzwe ibyo bibiri nababwiye bibanza kenshi birafasha iyo ubikoresheje. Nkwibutse ko ubwo bushobozi bwo kubyirukana n'ubundi wabuhawe n'Imana. Nuvuga uti ibi bintu simbishaka muri njyewe, ibi bintu bibi, ni ubushobozi ufite wahawe n'Imana. Nabwo n'ubundi buryo bwo gusenga. Umuntu atavuga ibintu nk'ibi rimwe na rimwe ndanavuyemo n'ijambo Imana, umuntu yibwire ko ubwo ngubwo atahaye Imana ubushobozi. Ndagira ngo mbabwire ko ibintu byinshi Imana dukora ibyo dushobozwa gukora byose tubishobozwa n'Imana. Ibyo dushobozwa kuvuga tubishobozwa n'Imana, nubwo rimwe na rimwe tuba tudashizemo iryo jambo Imana. Ariko ibyo ukora byose iyo ari byiza, burya ni Imana ibi birimo. N'indirimbo kugira ngo ibe y'Imana ntabwo ari itegeko, nabyo tuzagira igihe wenda tubiganireho. Si itegeko yuko mu magambo yayo yabanditse ugomba kuvugamo ijambo Imana, ugomba kuvugamo ijambo Yezu cyangwa se Yesu cyangwa se Bikira Mariya cyangwa iki. Oya, siyo bigaragaza ko iyo ndirimbo ari iy'Imana. Indirimbo y'Imana ni indirimbo yose ivuga ibyiza. Nuririmba uharanira amahoro, uharanira ko abantu bashyira hamwe, biyunga, bagira ubumwe, bakundana, bafashanya. Uhamagarira abantu kuva mu bibi, indirimbo ihamagarira abantu kuva mu bibi, indirimbo isaba abantu gukundana, iyo ni indirimbo y'Imana. Turabashimiye rero, murakoze kuba mwakurikiye ikiganiro. Icyo cyari kigamije ni ukugira ngo muri wowe ubwonko bwawe nubwo bufite kapasite nini yo kwakira ibintu byinshi, nubwo bufite ubushobozi bwo kwakira ibintu byinshi, ndagira ngo mubwire ngo ibyo bintu byinshi ni byiza, ntabwo ari bibi. Ikibi n'ikiza ari na kimwe gishobora kuguhungabanya, nabyo byiza nabyo ntubyibuke. Irinde rero ibyo bibi ko bikwinjiramo, ikizinjiramo uzahita ugisohora vuba vuba, kuko ubifitiye ububasha, ubifitiye ubushobozi. Turabashimiye. Wowe utarakora subscribe, ufata aka kanya ukanda aho hasi munsi ya video handitse subscribe, hanyuma ibiganiro dusohora uzajya ubibona kandi ubibone ku gihe. Mwibuke no gukora share. Ibiganiro nk'ibi ni byiza cyane ko mwajya mubisangiza n'abandi kugira ngo bibafashe. Abantu benshi babitse biriya bintu mu mitima yabo, nibyo birangira bibaviremo indwara za depression, nibyo bibaviramo ibyo bita anxiety, nibyo bibaviramo n'ibindi byinshi bibi cyane, izindi ndwara zibagirira nabi. Byose bituruka mu kutamenya rimwe na rimwe. Byose bituruka mu kuba umuntu yarakiriye amakuru ariko namenye uburyo ari buya processing, namenye uburyo ari buyitware, namenye icyo ari bukore, ntamenye strategy, namenye technique, namenye ibyo bita tips yakoresha kugira ngo bimufashe. Ibiganiro nk'ibi rero nicyo bitwigisha, nicyo biduhugura. Wayisangiza iki kiganiro, wagisangiza mugenzi wawe, ashobora kuba atarimo kubicamo uyu munsi ariko ejo akazabicamo. Ashobora kuba yarabiciyemo ejo hashize, uyu munsi bikaba byagabanutse, ariko wenda ejo azongera ahure n'ibindi kandi ntazi uburyo azabyitwaramo. Umufashe rero, umuhereze kino kiganiro kugira ngo nanabigeramo azabigeremo yamaze kwitegura. Ni byiza ko witegura mbere y'uko ibintu biba. Murakoze, mugire ibihe byiza.